Bavandimwe, mvuga ibi hari ikintu kimwe nshaka kwirinda, kandi n'abigisha bose bakwiye kujya birinda, abo kuri nyine badafite izindi nyungu bashaka z'inda, z'icyubahiro, zo kuvugwa amazina, zo guhabwa titire. Oya, kubona umugore umugabo iki, oya oya oya. Bashaka kwigisha ijambo ry'Imana uko riri, bagapfa bakabashyingura bakibagirana. Ni uko wirinda kuba wahangayikisha umwana w'Imana w'ukuri, hanyuma ukanirinda kuba washyigikira, wagira wasa n'umuntu usa n'ufashije uwihishe mu nyabinyoma, yandyarya, yaba ari yandyarya ibizi ko yanga umusaraba byeruye, yaba ari yandyarya iri mu rusengero ibizi ko ari indyarya, yaba ari yandyarya yishuka, murabyumva, cyangwa se umwana we, izo ndyarya uko ari eshatu, ukirinda ko uyiha umutekano. Ugomba kuyicokoza kugeza igihe umukiye ikizera, aho niho uyikunda. Hanyuma wa wundi wizera nawe agakura ukuri, yakumva ngibi ibintu iyo mbyiga, niyo mbimenye kurushaho, niyo negura, ndishima kurushaho aho guhangayika. Nuvuga amanyena nkora tiki tiki tiki, ese narizera nakundaga isi gute, nizihe zose zari izanjye, kubuyu kuzagera gutya, kubona abantu, mbese ibintu najyaga ndota nahumireza nka meditaho, najya kubona nkabona byarayoyotse, byarashize, ako nkagatikinga. Rero bavandimwe, biritubwira kwigenzura ngo tureko turimo kwizera. Mureke abantu babashuka, umuntu akirwa ahora ku rurimi rwe, ahorana Abefeso 2:8 atanazi icyo basobanuye, atazi no gutandukanya. Iyo bivuze ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, namenye ko, ariko akajya yibwira, kuko nabaze igihe kinini mbyibwira, uko kwizera ko ariko umuntu afatira umwanzuro. Kumbe ubwo buntu bubanjirije kwizera buvuze ko nuko kwizera kwaje kwipura yateguwe n'ubwo buntu. Akajya arata ibyo ngibyo n'imirongo atayisobanukiye gusa, nyine murabyumva. Ariko ugasanga kwizera ntabwo ndimo ndacyahaba, ariko hariya nkora ibiruta ibyabo. Ndacyaha bashiki banjye kujya bambara bakikwiza, ngenerwa kuri social media nsaba likes. Ubwo se nandukanye he nabo? Bambara ubusa kugira ngo babarebe, bawapuruvinge. Nge se ndajya kuri social media gushakayo likes, ngo abantu bakirike, nshyiraho udufoto nasetse ngaho, ifoto nseka n'ibiki byose, kugira ngo abantu balikinge ngewe ndi umuhungu. Ariko se ubwo si uburyarya, se double life. Nagize life imwe se, niba koko bashikiranye mbabwira mwikwize, hariya nanjye hariya singiye gushakira ya likes na approve z'abantu, singiye kurya iminwa no kwifatanya n'abatizera. Bavandimwe rero, mureke mwumve. Reka nsome iki cyanditswe, ngende mbereka ibintu biranga ukwizera k'ukuri. Buri muntu yireba reka gufite. Hari ababiri uzababona hano kuri groupe bamara kumva ibintu nk'ibyo bibaye byinshi, ngo sinzi wavuze ikintu kimwe ngo usa n'umwatatse, akava kuri groupe akagenda. Imana nimukenera izamukiza, izamujyana kugeza ibyo bizamurya kugeza igihe yizereye. Niyo mpamvu najya ngira ikibazo rimwe tujya duterana tukabwira abantu, kandi ni ukuri, tugakinga umuryango waho duteraniye, hari ushaka gusohoka wumva ibintu bimubiriye, nagende. Sohoka rwose, sohoka, dore ni nahatoye, nta turo ryawe naki. Dukeneye ko wowe n'Imana mwirebanira amaso ku maso, ukizera ukuruka ku bwawe ugakizwa. Amaturo yawe niyo wayareka, kuvuga ngo uriya muntu yigisha neza niyo wabireka, kunwaza icyo unwaza niyo wabireka, ariko ukizera uyu musaraba ugakizwa, ukazajya mu bugingo bw'iteka. Ubundi si ibyo ukora byose, ibyo waba unkorera si ukubiha uyu mubiri n'ubundi uzabora. Ubwo se naba nikunda bingana iki, aho kugira ngo nkuzane nkuhuze n'umusaraba, ndiyiminwa kugira ngo ukomeze undebe neza, unshime, umvuge neza, ndetse n'ibyo byaba bivugwa na bene data nabyo simbishaka, mu gihe mwene data atabiterwa n'urukundo yabonye ukunda Kristo gusa, ari ukuvuga ngo nuko umutwerera, nuko umuganiza, nuko umubwira ko yaberewe. Bavandimwe, ibi tugomba guhuguka. Reka rero nsome mwumve. Icya mbere kiranga ukwizera k'ukuri, harimo kwizera ubutumwa bwiza uko buvugwa. Buvuga iki? Ko Kristo yaje ku isi yambaye umubiri, akabaho imyaka 33, nta cyaha na kimwe agira, akora ibitangaza, agaragazwa n'uwo ibyo yakoraga byose bikagaragaza ko ari Imana 100%, no kumenya ibiri mu mitima y'abantu, no kuzura abapfuye, no guhamagara ijwi rye rikari mu buzima mu bapfuye akazuka. Yohana avuga ko ibyo byose impamvu byanditse ni ukugira ngo abantu bamenye ko Kristo, ko Yesu ari we Kristo, ari we Imana yatoranyirije uwo murimo wo gukiza abari mu isi. Arapfa, ahanwa mu cyimbo cyacu, amategeko y'Imana yose yarayumviye, umwizeye abarwaho gucyanuka kwe.
binyuze mu kuba Imana yamuhaye kwihana hanyuma akizera. Ibyo rero birangwa ni iki? Cya mbere, ukuri wizera. Iyo umuntu akomeje ubutumwa bwiza uvuga ubuhe? Umuntu akoze ubutumwa bwiza ukabuvuga ku buryo umuntu avuga ati si ubwo muvandi ko numva umwumfyuzinze. Ntabwo wizeye ubutumwa bwiza nyakuri. Ntabwo wakira indwara ngo umuntu akoze ngo wakize iyihe ndwara yari ikwishe upfuye unuka ngo uvuge ngo sinzi iyo ariyo, ngo bitere urujijo. Ibyo ntibishoboka. Nibyo twavugaga hano ngo tuzi neza bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatonejwe nayo kuko ubutumwa twahaye butabagezeho ari amagambo, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Icya kabiri kigaragaza kwizera by'ukuri harimo guhindukirira Imana. Ubwo rero umuntu uhindukira aba afite aho ateye umugongo. Murabyumva bavandimwe? Ibinezeza, ibinyoma, abantu bakubeshya, gupfumbatana n'isi, ibigirwamana. Reka nsome mwumve ku murongo wa 8 n'uwa 9. Ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye, nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Kuko murumva nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Umuntu arizera ku buryo nyine nta kuruha bagira icyo babivuga, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri. Icya kabiri, urundi rugingo rugize hejuru yo kwiga kwa kuri, kwizera kwa kuri, harimo guhindukirira Imana. Uba ufite aho uteye umugongo. Ni gute umbwira ngo uko nari niko nyiri hanyuma kuvuga ngo warizeye? Nawe ubwawe nyine rebe kuki wishuka kwibeshya ubwawe. Buri muntu arikirizwa. Umugani wa Ruteri yavuga ngo hari ibintu bibiri umuntu azikorera: gupfa no kwizera. Kuki wakwishuka? Uhindukirira Imana bikagaragara abavandimwe. Ntabwo twafata bene wacu ku mubiri ngo ikinyuranyo kibe gusa amagambo nahinduye, content y'amagambo nahinduye. Ndacyabyina igisimba cyabo nyine ibindyohera nibyo bikibaryohera. Ndacyavuga ya magambo ngo hakiza ukuboko kw'Imana. Ibintu biri aho udatekereza nyine. Imana yavuze gute ngo sinzareka guhana ukoresha izina ryanjye mu manjwe, mu busa. Ubu uracyari ikoresha uko urishaka, ntubyitaho. Jesus wivuga uko ubonye, niba usitaye, niba igikombe kiguye. Na reverence yari yaremwe mu mutima wawe ngo wizeye ubutumwa bwiza utese. Guhindukira Imana ukareka ibigirwamana, ukareka isi. Ibigirwamana by'isi se ni ibihe? Nimubizi mwese? Uko abantu bandeba, uko ifoto yanjye igaragara, amalikes mbona, ubukire nzatunga, uko umusozi wazanyitirirwa, ibintu biri aho byose by'amanjwe. Umwana w'Imana arazuka ibyo bikamubaho. Ibyo si byo bimukiza, ariko ibyo ni ibiranga kwa kwizera. Hejuru ya kwa kuri yizeye, hanyuma hakiyongeraho icyo ngicyo.